Ismael Mwanafunzi nyuma yo guhura n'igihano gikomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bikomeza bigenda bimuvugaho. Ismael Mwanafunzi uri kwibaza aka kanya ahantu uri, ese ubundi ngo yakoze iki kugira ngo ahabwe icyo gihano, ko tumuzi nk'umuntu rwose w'inyangamugayo ryahamye. Ubundi Ismael Mwanafunzi yaba yakoze iki kugira ngo atangire guhura n'ibihano bigiye bikomeye? Mbere y'uko wenda dukomeza iyi nkuru kugira ngo nkubwireho byinshi birambuye, reka mbanze guhe ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment n'amakuru y'ibyamamare akomeje kugenda agarukwaho hirya no hino, cyane cyane mu Rwanda niho twibanda. Dukomeje n'iyi nkuru yacu, ntangiye nkubwira ko Ismael Mwanafunzi yahawe ibihano bigiye bikomeye cyane, dore ko ari umwe mu banyamakuru navuga ngo bafatirwaho urugero n'abandi bagiye batandukanye, ndetse ni umunyamakuru navuga ngo wazanye umwihariko muri ibi bintu, ndetse abantu benshi barushaho kubikunda, dore ko byaba bigoye ko waba uri umuntu ukuze cyangwa se waba uri umuntu ukunda ibyegeranyo mu buryo bumwe bugiye butandukanye, ngo ube udakunda Ismael Mwanafunzi. Biragoye cyane ko rwose wakunda radiyo Rwanda ngo ntube ukunda Ismael Mwanafunzi. Ni umwe mu bagabo navuga ngo b'intangarugero, navuga ngo bakoze ibintu bidasanzwe kugira ngo uyu munsi kabisa habe harabonetse impinduka zigiye zikomeye mu bijyanye no kuvuga ibyegeranyo, dore ko ari umwe mu bantu navuga ngo kuri ubu ngubu bagenda bakorera channel zigiye zitandukanye nka Red Blue JD, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ngira ngo murabizi cyane, ndetse n'umwe mu bagabo navuga ngo bafatiye runini radiyo Rwanda ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Twihuse cyane rero, Ismael Mwanafunzi nyuma y'uko akoze ibyegeranyo akaba icyamamare ndetse agakundwa n'abantu batari bake, yagize gutya nawe ashinga channel ya YouTube, yashinze chaîne ya YouTube ndetse avugaho ibyegeranyo. Iyo chaîne akaba yari yise Mwanafunzi Talks. Rero yagize gutya akora ibyegeranyo bigiye bitandukanye, ndetse mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, dore ko yari amaze kugira ibyegeranyo biri hafi mu bihumbi bibiri. Byari ibyegeranyo byinshi, ngira ngo uri kubyumva. Kugira ngo ukore ibyegeranyo bingana gutyo byose uba warakoze cyane, umutwe uba warahiye, ndetse uba wararaye amajoro ureba inkuru igezweho kugira ngo uyivugeho, ndetse unakora research nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo ubone ibyo uza kubwira abanyarwanda. Ni ibintu biba bitoroshye, abantu bakora ibya YouTube bo barabizi ko ari ibintu rwose biba bitoroshye habe na gatoya, ariko biragoye ndetse no kubyakira, kubyuka mu gitondo wajya gushyira ikiganiro ugasanga channel yawe ntayiriho. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaza cyane. Rero navuga ko iki ngiki ari igihano, kimwe mu bihano bikomeye cyane YouTube ikunda gutanga. Rero uyu Mwanafunzi akaba yahanwe bikomeye, channel ye ikaba kuri ubu ngubu itakiriho. Uri kujya kuyisacinga wanditsemo wenda Mwanafunzi Talks nk'uko byari bisanzwe, bakakubwira ko iyi channel itabaho, cyangwa se bakakubwira ngo iyi channel yabashije kuba yakurwa ku murongo nyuma y'uko itangiye kurenga ku murongo nyine w'ibisabwa YouTube iba ishaka. Yagize gutya rero akora ibiganiro bigiye bitandukanye, navuga ngo bitubahirije amategeko cyangwa se bitubahirije umurongo ngenderwaho wa YouTube, nuko channel ye bahita bayisiba. Niba wari kwibaza icyo Mwanafunzi ari guhanwa azira, nabyo ndaje mbikubwireho. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo hagize gutya haduka intambara ya M23. ubwo bamuvuze M23 ni ukugira ngo ntaza gukoresha imvugo nyine n'ubundi ituma chaîne yawe bayisiba, kugira ngo nyine nanjye yanjye itaza kuba yabigendera. Kuba rero bakunda gukora ibiganiro bijya M23 ndetse n'intambara iri guhuza umutwe wa M23 ndetse na leta ya Congo, ngira ngo mwarayumvise, ni ibintu byakomeje bigenda bigarukaho cyane n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo hari chaîne zimwe na zimwe n'ubundi zagiye zisibwa kubera gushyigikira cyangwa se kuvuga neza umutwe wa M23, kubera ko leta ya Congo yabitanzemo ikirego, ivuga ko hari chaîne zimwe na zimwe zo mu Rwanda zigenda zitangaza ko zikunda rwose cyangwa se ko zishyigikiye uyu mutwe wa M23, ubundi Google igahita izikura ku murongo. Ni muri urwo rwego rero na chaîne y'uyu mugabo witwa Ismael Mwanafunzi navuga ngo yabigendeyemo bitewe n'uko yakundaga kubivugaho cyane. Rero birumvikana nk'umuntu wakundaga kubivugaho cyane, ntabwo chaîne zimwe na zimwe zari kugenda ngo niye ibe yasigara. Ni muri urwo rwego rero bishobora ko cyangwa se bishoboka ko chaîne y'uyu Ismael Mwanafunzi ishobora kuba yarabigendeyemo. Leta ya Congo yagize gutya
irabivuga nk'aho bidahagije, yerekana n'urutonde rwa sheni zimwe na zimwe ziri kugenda zibivugaho cyane, uwo mwanya bahita banazikura ku isoko, zihita zivaho burundu. Ubundi YouTube ikunda gutanga ibihano bigiye bitandukanye. Hari igihe ushobora gukora amakosa bakakubwira bati itonde rwose, ibintu uri gukora ntabwo binyuze mu mucyo, itonde ugende ubikosore, cyangwa se bakakubwira bati kino kiganiro gisibe, cyangwa se bagahita banagusibira ikiganiro, cyangwa se mu kimwe bakaguha igihano kiruta ibindi byose, aricyo cyo kugusibira cano burundu ntuzongere kuyibona. Ni mu rwego n'ubundi Ismael Mwanafunzi nawe yahawe igihano kiruta ibindi byose, rero shene ye ikaba yakuwe ku murongo azira ibiganiro yagiye akora mu bihe bigiye bitandukanye bivuga kuri M23. Ubundi birasanzwe ko iyo ukoze ikosa urisubira bashobora kuguha kwihanangiriza, bakakwihanangiriza bakakubwira bati ntuzongere kubikora, noneho bakaba bagusubirishamo ukaba wabikosora, ariko iyo warengereye bikomeye cyane bahita bakura sheni yawe ku murongo. So ni muri urwo rwego n'ubundi leta ya Kongo nyuma y'uko ibonye ko ibinyamakuru byo mu Rwanda byinshi bishyigikiye uyu mutwe wa M23 batanze ikirego ndetse banatanga amafaranga menshi atagira ingano kugira ngo shene zimwe na zimwe zo mu Rwanda batangire bazisibe. Ni muri urwo rwego n'ubundi batangiye kugenda bazisiba, shene zakundaga kugenda zivuga kuri ibi bintu bya M23 inyinshi bagiye bazikura ku murongo. Ni muri urwo rwego rero ni shene y'uyu Ismael Mwanafunzi navuga ngo yabigendeyemo ku munsi wo kuwa 15 z'uku kwezi kwa munani, akaba aribwo iyi shene byatangiye kumenyekana ko yavuye ku murongo. So ngayo nguko abantu benshi mwakundaga Ismael Mwanafunzi, ibyegeranyo bye bigiye bitandukanye biryoshye yajyaga akora, ni uko nguko byakuwe ku murongo. Hari bishobora kuba ari ugutangira bundi bushyashya nyine, natagira ikindi kidasanzwe nyine akora, birumvikana no gutangira bundi bushyashya. Ni ibintu bibabaje, ni inkuru y'agahinda. Ni shene navuga ngo yamugaburiraga, rero kuri ubu ngubu yakuwe ku murongo. So nta bindi birenze none kukubwira ko kugutangariza ko Ismael Mwanafunzi kuri ubu ngubu yahuye n'igihano cy'akataraboneka, cyangwa se igihano kidasanzwe cya YouTube cyabashije kuba cyamukura ku mugati. So ngayo nguko, mukomeze mugire ibihe byiza, nta kindi. Yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.